Mwaramutse neza igitondo cyiza kuri mwese inshuti zawe twagarutse muri wa mwanya mwiza dukunda turi benshi. Nizere ko twese tuba tunezerewe kubana mu gitondo nk'iki ngiki disi naryamiriye amasaha aramfasha. Nizere ko mutandakariye sibyo? Inshuti zanjye rero naje nubwo natinze ariko mumbabarire ejo ntabwo nzatinda. Ariko nari ngifite n'umujinya narakariye Mimidi. Mwirango mwamurakariye rata ibirori byari bimeze neza. Lavi baramurakaza di wabonye shema ukuntu arakara. Anyway, kadukomeze wowe utarakora subscribe ndagusabye rero bandukore subscribe tujye tubana buri mu gitondo saa moya kuri iyi TV. Tuyite televiziyo cyangwa tuyite radio. Aho ndaza kujya mbiyereka mu minsi iri imbere. Hari icyo bitwaye? Muze kumwanya bamwumva twajya dukora video, ariko reka tubanze twikorere audio tupenyane. Tuzakora audio, video ni munyemerera tugiye gutangira kujya tuvuga kuri buri mukinnyi, tuvuga amateka ye, amazina ye, uko yaje muri cinema. Ndi kubakorera icyegeranyo cyabyo ndabibaha vuba hanga. Ahubwo inshuti zanyu tangira dutora umuntu tuzaheraho. Abantu mwese mukunda batanu ba mbere bahita muri we tuzaheraho. Ko ngende kwandika bose ntangize n'umwe nsiga. Ahubwo muze kumenyera ubundi ni bangaye harya burara. Ako turaza kubabara uyu munsi saa 4. Hari ikibazo? Katwigire mu kiganiro cyacu. Nizere ko wamaze gukora subscribe n'aka like imbere ubundi katwiganire. Ikirori cyaka duhere ku kirori kuko twese dufite amatsiko y'ikirori. Ikirori cyari kiryoshye pe. Cyari giteguye neza, mama wacu yagisengeye. Yishimye n'amarira menshi disi yo mbega emotion arabyuka arishima akarira yababara akarira subu tuzabitandukanya tutari ku mana ijya umugisha umubyeyi gusa. Manzi numero de yakunze umubebe nawe. Mwabibonye ukuntu yirukanye Lavi bwa mbere. Lavi yagaruka asa neza ibintu bigahindura isura. Akaba mugabo ngo ibintu birakaze. Mwibaza ukuntu yarebye we, ariko yakuyemo isomo nawe ubwo yabyivugiye ko yakuyemo isomo atazongera kugira umuntu n'umwe yirengagiza, atazongera kugira umuntu acira hiteka. Ese badi niba koko abantu tubibona kimwe biyayu nawe atari maneko ko yari afite ishati nziza ikideyi yavuze ko ari bugikuremo, yaje kuza mu kirori guta cyambaye kwa kundi. Mwandare ikuntu yinjiye none inkweto zambaye mu kwaha. Ariko mana naragowe. Biyayu ndagukeka. Reka ngaje ku kirori cya sheri we. Imbere ya sheri we. Nibyo byane bavuga ngo sheri wawe harya ngo abafite undi sheri. Aya katuye kubyizera gutyo ko biyayu ni biyayu nyine. Tekereza ibanga Shema yahishe Lavi. Umunsi Lavi yamenye ko Shema na Lavi bavukira itari kimwe. Bizagenda bite? Cyewe numvaga nifuza ko bakabaye bombi babiziranyeho buri wese akafetera undi anniversaire cyangwa akayifetera hamwe. Ubu koko babihuriza hamwe bose bagakatana keke bakavuga ati mbega ibintu byihuje n'umugisha. Noneho bikarya ganza uri kwitotomba ku ruhande ngo ari menya ngo kari iki shanaga amagambo yaganzanye kunda pe. Ganza wamfara wahindutse koko. Va ku giti dore umuntu vayo ubanza urebe abana beza bagifite umuco bagifite urukundo. Ubaze Manzi wahageze ukuntu yasanze bimeze. Abantu wanga kandi njya ntekereza ko ariho uzakura umugeni di. Ibaze Ganza ejo cyangwa ejo bundi ahuye na Mimi nawe akamukunda. Cyakisanga ari kurwanira Lavi na Shema. Ntabwo nabyizera. Ibya filime murabyizi natwe ejo dushobora gusanga burya kapapu yanabaye. Ariko katuye kubivuga ibyo. Twizere ko Shema nyine yabaye nyirubwite. Iyo usa neza nta umenya ko waburaye. Inshuti za Mimi zinjiye zifite ibibazo zanze kwinjira ngo arasa nabi. Zibonye Lavi zinjirana umunezero. Bati bashobora kuba ari naho batiye bicisha bugufi. Ariko se di mwarabibonye? Claudine koko wacu maneko originale ubundi abikora neza cyane. Abantu bigize ba maneko muri iki gihugu bajye bigira kuri Claudine. Abana ukuntu abayigize baringaringa mu bintu byose. Ati wamayo gatoya koko mujye ko nkora surprise. Claudine ndamwikundira ubundi nyuma ya Lavi na nyirubwite mfana Claudine. Mwebwe mufana nde?
ndaza kuzibabwira zose. Claudine ati mwampaye ku gakeke. Ese ko bamubwiye ngo ateke akaba yatetse isi n'ubutaka yabimaze kandi bamaze gukomandinga ibindi hanze ko umugabo wa Aline atarya ibyatabanzwe na Aline na Claudine ngo birimo ngo isosi ngo ibisupusupu, ubu byatetswe birakora iki? Tuze kureba Aline arwana na mama wa Shema ahubwo karabaye. Claudine ngarutse kukwibutsa nawe hindura imyenda di, ntabwo umukozi wo mu rugo ahora mu mwenda umwe, na cyane we ko twamenye ko ufite titire ebyiri, usohotse n'uwinjiye wese akanda akanyenyeri akakwibutsa ko ugomba gukoraho ukagura imyenda, kandi iyo yaka uba usaba imyenda. Ibaze ko mbamaze kuguha amafaranga inshuro zirenga 3 kuva iyi filimi yatangira ariko utaragura n'umwenda n'umwe. Ese ajyahe? Nshaka kuza gucukumbura ibintu bya Claudine nkamenya niba afite indi famiye cyangwa se ari ugusevinga nyine ari umukobwa w'umunyabwenge. Ese umunyabwenge utigaragaza neza kakunda Shema, twamaze kubivumbura nawe kakunda Shema, kuki adasa neza niba ari imbere ya Shema? Neyira iki kibazo urakivamo ute koko? Mani ishobora byose dutabarire Neyira ave muri iki kibazo cya keke mimateja kumimi nakwanze. Tekereza ibyishimo bya mukuru wawe ukuntu byishe rega agahita kajya kwihisha. Ubuse kwihisha nicyo muti w'igisubizo, wakabaye uvayo ugapfukama imbere y'ikirori ukababwiza ukuri ko ifemba yakwishwe abanza ugakoraho. Ntago ari abana babi, nyir'ubwite uramuzi n'umwana mwiza yakubabarira. None tekereza ibibazo byose bigiye kuri Manzi, uteranyije mukuru wawe na sheri we, uteranyije abavandimwe bazanye ubumanzi, ntago ari kumva ko ikibazo ari icya Ravi, ikibazo gihise kibi cya Shema na Manzi bazanye keke. Tekereza icyo kintu ukoze, urangije unahunga imbere y'abantu. Ikirori waragiteguye neza, wakiyoboye neza nta kibazo, ariko ibaze akantu ka nyuma mukozi weho na Neyira abasha kuvuga ukuri, we guteranya abavandimwe badataha babaye kuko nta bintu tubyifuza. Nk'ibibi bya filimi bitangira kuryoha bikavamo nawe. Dukeneye kumenya ukuntu ikirori cyarangiye n'ukuntu cyarangiye neza ku buryo Aline na Ganza bari busebe. Reka mbabwire rero kadusoreza aha, wowe utarakoze subscribe ndabikwibukije bwa nyuma dusoza ikiganiro, mbwene kora subscribe tuze gusubira mu kanya umbwira ngo tuzahera kuri inde ku cyegeranyo cyabo. Mane wa mugisha, ciao ciao.